ntabwo yasubira inyuma cyane cyamwe bari soba ntabwo bishoboka ntabwo yava ngo azungu ntabwo nari gukabura Yesu ashimwe inshuti bakunzi bacu aho muri hatandukanye, reka tubasuhuze tubifuriza kubwa neza mu n'umugoroba. Imana y'amahoro ibane namwe kandi babe hafi. Hanyuma rero reka tubazane n'inkuru idasanzwe ivuga ngo igitangaza cyakoretse. Umugore n'umugabo bari barahigiye kugura moto, gusa ibyishimo bikaba byabaye byinshi nyuma rero yuko babashije kuyegukana, hanyuma bagashima Imana. Ariko ikintu bakoze cyatumye abantu benshi babigarukaho nuko baserebuye cyangwa bishimiye iyi moto bayitwarira mu muhanda muri kaburimbo mu buryo budasanzwe kandi bwateraga abantu impungenge. baraga video cyane ko byanarangiye n'ubundi umudamu mu kuyivaho isereri imufasha kwikubita hasi muri kaburimbo, bikagaragaza ko nyine ibyishimo byabo nyine babikoze mu buryo bukabije cyangwa se butatekerejweho neza. Nkuko komantere za bamwe bagiye babivugaho zagiye zibivuga, ni byiza gushima Imana, ariko nanone reka tugaruke kuri no komantere. Ese byarangiye bite? Ese abantu babyakiriye bate? Ese gushima Imana muri ubu buryo ni birakwiye? Ese bundi amategeko baviyoye bishe nayahe? Ibi byose turabigarukaho mu nkuru yacu tugiye kubagezaho. Aho muri hose reka tubahe ikaze tubane ku channel yacu. Ese twibaza ubundi gusenga Imana ikagusubiza ukwiye kubyakira ute, ukwiye kubyishimira ute? Ese ubundi bitangaza biracyakoreka? Abantu babizera ibitangaza barabyemera cyangwa bimeze bitereka? Tuze tuganire, ariko turabanza tunarebe ubutumwa bw'abantu bagiye bandika kuri ino video bagaragaza imbamutima zabo uko babibonye. Umugore rwose yari afite isifuri muri kubibona, agenda baserebura. Umugabo akata moto yicayeho uruhande rumwe, umugore we yicayeho neza, ariko bose nta n'umwe wambaye casque. Reka tuze tubanyure muri buno butumwa nyine turebe icyo twakoramo nk'isomo nk'abakristo, nk'abantu basenga. Urumva imyaka 10 yose umuntu asenga asaba ikintu Imana ikakimuha, ni byishimo birenze. Ariko nanone ese wabisereburute, wabyishima mute? Reka rero tutangire. Ni inkuru yagishyizwe hanze n'ikinyamakuru Umuseke, ariko iza gusubirwamo nanone n'umunyamakuru w'icyatwa mu Rwanda Oswald Mutuyezi cyangwa Oswakim Oswald, umunyamakuru wa Radiant TV 10. Akaba n'umunyamakuru uheruka guhabwa igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka ushize nyine, aho yagaragaje ubunyamwuga cyangwa se kwitwara neza no kuba yakora inkuru zifasha abantu kurushaho gusobanukirwa ibibera hirya no hino. Reka rero tutangire. Umunyamakuru yaranditse ati umunezero udasanzwe watumye uwo mubyeyi agwa muri kaburimbo aho bishimiraga ko besheje umuhigo wo kugura moto. Agaragaza ko ari Umuseke nyine wabitangaje mbere. Hanyuma rero Umuseke nawe wari wamaze gutangaza ko ngo igitangaza cyakoretse aho bari barahigiye kugura moto imyaka 10 yose bamaze bayihigira, gusa ibyishimo byabo ngo byarangiriye mu marira. Ese uyu mugore ni ihe nama amugira? Bibaza ngo uyu mugore wicaye kuri moto gutya serebura gutya akagwa gutya, ni ihe nama amugira? Twebwe twakongeyeho nyine uyu muryango ni ihe nama awugira. Hanyuma rero ariko ugira inama utahutaza nyine nk'abakristo, ugomba kugira inama udahutaza kugira ngo bize gufasha ubyumva, kuko ari byo ugira umuntu inama bitewe n'uburyo bivuzemo agahita bifata nkaho uri kumunyega utarimo kumugira inama. Reka rero tuze tubasomera ubutumwa bw'abantu butandukanye kuri ino video. Hanyuma rero umuntu wa mbere yavuze ngo nuko nguko Imana ireba abantu ikabona ko kuba bakwigumira mu bukene nibyo bibahaye amahoro. Ahangaha hashatse kugaragaza ko kuba abantu
babonye moto bakaba barimo kwishimira mu buryo yafashe ko butari bwiza bwanateza ibibazo. Icyiza ari uko baba batayifite bakigumira batuje uko bari batuje badakoze ibyo abona wenda nk'ibibazo cyangwa nko guteza ibibazo cyangwa impanuka. Hanyuma rero undi nawe ati ibi byishimo se ko ndeba byabasigamo imvune barebye nabi. Undi nawe ati umugore ubyibushye gutya nibwo yagura ipikipiki. Ubwo ashobora kuba abona undi mugore ukuntu abyibushye akavuga ati babayeho neza ko akunda abantu barebera inyuma bakabona ko umuntu nyine abyibushye, ariko nyine umuntu ashaka kubyibuha atari uko ahaze cyangwa atari uko arya cyane, ahubwo wenda ari uko umubiri we nyine ari kumeze cyangwa se ari uko yiyakiriye cyangwa nyine ariko nyine yitereye. Mu barokoreho turavuga ngo Imana iba yaguhishe ikaguhisha akaba umubyibuho kandi burara ariko ukabyibuha ku buryo nta wagukekera ko ufite icyo kibazo kugeza igihe gutabariye. Hanyuma rero undi nawe yavuze ati nicyo bita kunyurwa mu buzima. Hari ugenda muri private jet akarara mu nzu igeretse ku buryo umubona wese amwita umujejetafaranga, ariko atarigera agira umunezero ungana gutya mu buzima bwe. Rero buri wese yishimira intego ze zagezweho, nta limit ihari kuri dreams cyangwa se ku nzozi umuntu yakwifuza kugeraho. Uyu nawe nyine yazanye ibitandukanye n'ibyo bamwe bitega ko ari birimo risque cyangwa se bikabije, avuga ati ibi nibyo bita kunyurwa. Kuko hari umuntu utunze bya mirenge akarara mu nzu y'ama etage menshi, ariko akaba atabasha kubona umunezero wo guserebura gutya. Ibyo rero nibyo garukaho. Hanyuma rero turakomeza. Umuntu none yagize ati umuntu unyurwa gutya nijoro azaritaha n'impamo. Ati umuntu unyurwa gutya nijoro azaritaha n'impamo. Ni ukuvuga ngo ati ashatse kuvuga ko umuntu wanyuzwe n'ikintu gitoya nijoro ashobora kuribona. Ubwo sinzi icyo ashingiye, ariko ijoro nyine ntabwo rihabwa muri ubwo buryo. Ariko kugira umutima unyuzwe nabyo ni ikintu gikomeye, cyangwa se kuba wanyurwa n'ibintu bidahambaye cyane kubera ko udakeneye ibya mirenge, ukeneye gusa wenda ibyagufasha kubaho muri ubuzima ubayeho, nacyo ni ikintu cyiza. Undi nawe ati ubwo se nibyo ra njye ndabona plaque ishaje bivuze ko hari ibindi bishimiraga, ahubwo mutugerereyo muduha amakuru y'imvaho. Uyu nawe rero asaba avuga ko washingiye ukuntu abona moto ishaje abona hari atariyo bishimira, washaka kugaragaza ko nyine byaba ari akantu gato cyane bishimira kuko moto atari nshyashya. Ariko buriya baravuga ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa cyangwa ryumvwa n'umunyonzi mugenzi we. Buriya bazi impamvu bishimira moto kandi atari brand new cyangwa atari nshyashya. Undi nawe ati nizere ko ibi biri mu bigize ihonyorwa ry'amategeko yo mu muhanda. Rwanda Police ayo mande ajye mu yandi, nizere ko plaque number mwayibonye. Bati rero polisi y'u Rwanda nitabarira hafi ibaca amande kubera yuko bari gukoresha umuhanda nabi, bari kwica amategeko y'umuhanda. Hanyuma rero undi ati bwari bwije ntasetse. Uyu nawe nyine byamusekeje. Undi nawe ati byaba binashimishije byo rero. Ati niba bamaze imyaka 10 basengera moto hanyuma bakayibona birashimishije rwose. Undi ati ko mbona ari umujage, ati nyine asa n'uvuga ko ishaje. Ati nakubeshye nanjye akamodoka ndi kugasengera, ariko ibyishimo nk'ibi nsabe Imana kuzabigira nishimana n'abandi mbasabira ko bibaye nabo Imana yabibuka. Yungu yavuze ko atakwishima kuri urugero, ariko we byo yagira ngo nawe ari gusengera akamodoka, rero mutikamuhaye rero yakwishimana n'abandi nabo ariko basabira ko uwo munezero cyangwa ibyo byiza nabo babigiraho. Ubwo niko nawe abyumva. Undi ati none se ko kutataginze traffic police ngo babanze babibutse ko kwambara kasike ari itegeko rigamije kwirinda ibyago gusa, menya ari hiti bari gushaka atari ukugura moto gusa.
gusa hano harimo n'ubusazi niba atari hiti bashakaga. Uyu nawe yabibonye nk'ubusazi cyangwa se gukabya cyangwa gukora amakosa, avuga ati polisi rwose yakabaye hari ngo bibutse ko bakwiye kwambara kasike kuko hari itegeko rigamije kwirinda ibyago. Ibyo rero nababonye ko harimo amakosa bakoze ko batambaye kasike, kandi koko gutwara moto nyine bisaba ko wambaye kasike n'uhetse nawe yambaye. Bisa naho rero nyine bahonyoye ayo mategeko. Hanyuma undi ati none se burya na moto ishaje barayishimira? Uyu nguyu sinzi ibyo yishimira uko bimeze, ariko ikintu cyose umuntu agezeho aracyishimira, yaba gishyashya cyangwa gishaje, biterwa n'uko wari ugikeneye cyangwa se n'icyo wari ufite mbere y'uko ubona icyo ngicyo, cyangwa n'imbaraga byagutwaye kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Nk'uko umwana iyo agize icya kabiri adatsinzwe nyine yishima cyane, ndetse n'uwabaye uwa mbere akishima cyane, kandi ugasanga ibyishimo byawe bishobora kuba bigiye kungana, cyangwa se ugashobora no gusanga uwagize 50% niwe wishimye cyane kuruta uwabaye uwa mbere, cyane ko uwa mbere aba yexpectinga n'ubundi kugira imyanya myiza nk'iyo, ariko uwabaye wagize icya kabiri aba yexpectinga cyangwa se abateganya kuba yabona esheke cyangwa munsi ya 50 munsi y'icya kabiri, kandi ibyo ni bibi cyane. Hanyuma yagera mu biga agashiduka yabonye icya kabiri agashima cyangwa se akaba yakwishima birenze. Ubwo wenda abantu baba basengura bitandukanye niko abyumva, ariko ni ibintu bishoboka. Hanyuma rero ngo wagira ngo ni ya moto ya Bushombe i Nyarurembo. Iyi nawe nyine akurikije ikinamico yajya yumva ya Nyarurembo, ubwo ni urunana, yabigeranyije nabyo nyine wenda uburyo baba celebre cyangwa bishimye. Undi ati bayisengera cyangwa bakayikorera, barasenze se ibasanga mu nzu, mujye mureka ibyo. Uyu we nyine ibintu byo gusenga basengera ikintu ntabwo abyumva, kuko nyine ngo barayikoreye ntabwo bayisengeye. Niwe arashaka kuvuga ko batayisengeye, kandi bo ubwabo nyine wenda bihamiriza ko bayisengeye imyaka 10, kuko byashobora ko wayisengera imyaka 10. Ntekereza ko batasenze gusa ngo yizane, cyangwa se ishobora no kwizana, ariko bashobora no gusenga bakora. Reka twikomereze tugana no ku musozo. Ntabwo twasoma nyine ubutumwa bwose abantu bagiye bandika, ariko ijyari nuko abantu nyine baba bafite ibyishimo bitandukanye, bishima mu buryo butandukanye. Ngo Imana ireba izaguruka ikabyima amababa, niko bajya bavuga. Nawe nyine ubwo arunga muri wa wundi iti bahawe ibirenze bashobora no gukora amarererwa atabaho, niko ashaka kuvuga. Undi ati uyu mugore afana Rayon Sport FC, sinzi niba ariyo iserebura bikaze gutya. Undi ati ko mbona batangiye kuvunika hakiri kare se mama. Undi we ntiyumva niba hari mu Rwanda. Hanyuma rero undi ati ni ukwishima buhumyi. Undi ati ni ingaruka z'ubukene. Comment ni nyinshi zitandukanye, ariko icyo twagarukaho dusoza, tunabashimira ko mukomeje kudukurikira, nuko gusenga Imana bibaho, no gusengera ibyifuzo bibaho, no gutitiriza usenga Imana bibaho, kandi no gukora bibaho. Rero abizera Imana twemera ko Imana ikora ibitangaza. Hari byinshi bitangaza Imana yagiye ikora mu buzima bw'umuntu. Buri umuntu wese n'abatemera Imana nuko wenda nyine bafite akantu bishyizemo ko dushaka kumva no kureba, ariko ubundi Imana ifite ibintu byinshi yagiye ikora mu buzima bw'umuntu ku buryo yabona akabona ibitangaza. Ni ibintu atari kwikorera, ni ibintu bitaje kuko hari imbaraga yashyizemo, cyangwa se hari yarabisanzwe abyizi ko bizaba yarabyizeye, akenshi agasanga ni ibintu byatunguranye nawe ubwe abona ko ari nk'igitangaza cy'Imana. Hanyuma rero ni icyo ngicyo twabasha kubabwira, kandi n'abatarabona igitangaza cy'Imana bari gusengera ibintu bitandukanye, turabifuriza kubona umugisha w'Imana, kubona ibitangaza byabo basengera. Ariko kandi natwe icyo twatangamo inama nka channel yacu nuko igihe cyose uhuye n'ibitangaza nk'ibi, cyangwa se
uhuye n'igitangaza Imana igukoreye, ugomba kumenya uburyo ki ukishimamo Imana, ukishimira ariko udateza ibyago cyangwa se udakoza amakosa, cyane ko no kujya ku mbuga nkoranyambaga buriya ntabwo ari ibintu byiza cyane, bisaba kubitekerezaho mbere y'uko ubikora, nubwo ntazi wenda niba bari bagamije kwifotora, niba barafotowe nyine kuko babikoreye ahantu hari abantu benshi nyine byanze kuze ntabura abantu bafata amafoto cyangwa amashusho, ariko nyine icyambere nuko gushimana ni ngombwa, kwishimira ibyiza umaze kugeraho, kwishimira ibitangaza Imana yagukoreye ni byiza birakwiye, ariko none ukwiye gutekereza ni ubuhe buryo bwiza nabikoramo bwamfasha kwishima koko nk'uko numva nezerewe n'abanjye bakamfasha kwishima, ariko kandi byaba na byiza bikabera icyigisho ku bandi kandi icyigisho cyiza, kuko nyine urumva niba banengwa kutambara kasike ni ibintu bisanzwe bizwi ko nyine ari ngombwa kuyambara uri kuri moto waba utwaye cyangwa ari wo batwaye. Ikindi nyine ni ukudakora ibintu byagushyira muri risike, kuko ubonaga ko abantu bose barebye kariya kantu bari bafite impungenge ko bashobora gukora impanuka, nubwo wenda batayikoze kuko moto ibagushije, ariko ubonye ko umugore ageze iserera akikubita hasi, which is not good. Ntabwo nyine ari byiza, nubwo wenda bitamubabaje cyane yagumye kwishima, ariko nyine ntabwo bikwiriye, yakabaye nyine yishima mu buryo busanzwe cyangwa burenze, ariko utaza guteza ibyago. Ariko nyine akenshi hari igihe ikintu gitungura umuntu, nabyo tujye tubimenya yuko amarangamutima y'umuntu hari igihe umuntu aba atazi igipimo amarangamutima yariho, bikaba ngombwa yuko agaragaza umunezero udasanzwe. Ibyo rero bibaho mu buzima, ntabwo twabitindaho. Reka tubashimire ko mwabanye natwe. Njye ndi Mpore Buke Noel, hasta la vista, Imana ibarinde.